Yesu nashimwe bakunzi ba Holiness Philadelphia, ndabashuje mwese aho muherereye hose, amahoro y'Imana abane namwe. Ndabashimiye cyane mwebwe muri kumviriza ubutumwa bwiza. Imana nyina amahoro ibaho umugisha. Wowe rero utari bwaje ku isheni ya Holiness Philadelphia, ndagukaribishije ku isheni ube umunywanyi wayo kugira ngo uze wumva ubutumwa bwiza. Yesu nashimwe cyane. Iyi sheni Holiness Philadelphia ni sheni yigisha inyigisho ziri holiness, inyigisho zibwiriza abantu ubutumwa bwiza, uko bakwiye kwambara n'ukuntu bakwiye gusa, mbese zivuga ubwami bw'Imana, inyigisho zitavanze. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Uyu munsi tugiye kwiga, tugiye kuganira ikiganiro, tugiye kuganira ku bintu bijanye n'abubatse, kandi mu video nashizeho mu minsi ngaho ishize nariko ndababwira ukuntu abubatse bakora imibonano mpuzabitsina ukutariko, cyangwa se amasitayo y'ibikoko. Ibyo ngibyo Imana irabyanga. Hariho rero n'ibindi abubatse barimo barakora, kandi bakabikora bagira ngo si icyaha yamara. Benshi bamaze kumenya ko ari icyaha, ariko baguma babikora. Uyu munsi nibyo tugiye kwigaho. Ndabibabwire bene data, ibyo Imana itarimo iranezererwa. Mu bisanzwe urugo cyangwa se uburiri bw'umugore n'umugabo nta kintu gihumanye kiba gikwiye kujaho. Yesu nashimwe cyane. Ukuntu umugore n'umugabo bubatse bahura bakora imibonano mpuzabitsina, bari bakwiye kugerageza ntihagire ibinyamahanga binjiza muri bo. Yesu nashimwe cyane. Ariko abubatse bo ubwabo barimo barahumanya uburiri bwabo mu kuzana ibinyamahanga babyinjiza iwabo mu cyumba, kandi bakabyinjiza muri bo no muri bo. Ibyo byose bica bituma Imana ivuma uburiri bw'abo bantu, kubera ko bo ubwabo baba bahumanye n'uburiri bwabo buba buhumanye. Yesu nashimwe cyane. Icyambere naheraho, abantu bubakanye hari ukuntu barimo barabonana, bakora imibonano mpuzabitsina banyuze ahantu haca umwanda mukuru. Aho hantu ntabwo ariho umugore n'umugabo bakwiye kubonanira. Aho ngaho n'ahantu haca umwanda, n'ahantu hasohokera umwanda, ntabwo ariho umugore n'umugabo babonanira. Yesu nashimwe. Iyo nzira niyo umugore n'umugabo barimo barakoreramo, mbese aho Imana yabaremeye, aho Imana ishaka ko babonanira ntaho bagikeneye, ahubwo barimo barabonana banyuze aho hanyura umwanda mukuru. Ibyo byose iyo Imana irimo irabireba irababara, kubera ko abana b'abantu babaye nk'ibikoko. Ibyo bintu baba barimo barakora, guca ahanyura cyangwa se kubonanira ahanyura umwanda mukuru, n'ahantu mbese ibyo byose byaturutse kuzimu, ni bya Satani, ni Satani yabizanye. Yesu nashimwe cyane. Hariho n'ahandi abantu bubatse barimo barabonanira. Umugabo akabwira umugore ngo tubonane mu kanwa, ati asama mu kanwa, tubonanire mu kanwa. Bene data,
ibyo ngibyo birateye iseseme by'ukuri, biranashisha. Umugore nawe agafungura akanwa, hanyuma umugabo akinjiza igitsina cye mu kanwa, akagira iki, akabonana n'uwo mugore mu kanwa. By'ukuri birateye iseseme, birateye iseseme nuko abantu barimo barabikora. Ibyo ngibyo Imana ntibyemera, ibyo ngibyo bizarimbura abantu benshi. Ariko we mu muntu we uri murabikora wari ukwiye guhagarika, kubera ko ibyo ngibyo Imana ntabwo ibyemera. Mwarayobye bene data, mwarayobye. Yesu nashimwe cyane. Hariho rero n'abandi barangiza kubonanira mu kanwa, intanga bagaca bazisuka mu kanwa, hanyuma akabwira abagore ngo nimuzimire. Abagore ugasanga babamira intanga. Bene data, ibyo byose ni ibintu bikurura umujinya w'Imana, bigatuma Imana irakarira abantu bitwa ko ari Abakristo, abantu bamaze kumenya Yesu Kristo. Abo ngabo nibo barimo barakora ibyo bintu. Abantu bemeye Kristo Yesu nibo barimo barakora ibyo bintu biteye iseseme, binashisha. Yesu natubwire neza. Hariho n'ibindi barimo barakora. Yesu nashimwe cyane. Ugasanga umugabo arimo arabonana n'umugore wiwe, babonanisha ururimi cyangwa se intoke. Ugasanga umugabo yafashe urutoke rwe arimo arinjiza mu gitsina cy'umugore we. Ibyo byose iyo muri ko murabikora birababaza Imana. Mwene data, hariya mu gitsina cy'umugore wawe ntabwo hinjirayo intoke, nta nubwo hinjirayo indimi, kubera ko muba mukoze ibintu bisesemanye, biteye Imana iseseme. Yesu nashimwe cyane. Rero iyo muri ko murakora ibyo, Imana yo mu ijuru irababara. Ibyo ngibyo bica bituma uburi bwanyu buhumana, namwe ubwanyu mugahumana, kubera ko mukoze ibintu bitanezereza Imana. Abagore benshi barabinezererwa n'abagabo bakabinezererwa, yamara ntibamenye ko barimo barigira nabi. Barimo barigira nabi. Mumama, mupapa urimo uranyumviriza, nimba uzi ko ubonana n'umugore wawe ukabonanira ahanyura umwanda mukuru, wari ukwiye kubihagarika by'ukuri. Reka ndakubwire ndanaguhanurira, nutabireka Imana ntabwo izakwihanganira, ntabwo izakwihanganira, kubera ko urimo urakora ikintu kibi cyane. Yesu nashimwe. Mwene data urimo uranyumviriza, ndakwinginze ino video uyisharinge kugira ngo abantu baburirwe, abantu bamenye ukuri, hanyuma bave mu mwijima barimo, kubera ko abantu bari mu mwijima. Ibyo rwose umugore abwira umugabo ngo tutabonaniye mu kanwa ati ntabwo uzaba unkunda. Akabwira umugabo ati tutabonaniye ahanyura umwanda mukuru ntabwo uzaba unkunda. Ibyo byose bakabivana hanze babyinjizamo, bakabivana hanze babyinjiza mu buriri bwabo. Ukazasanga abadayimoni baruzuye mu buriri bwabo, ukazasanga abadayimoni babagendaho kubera ibyo bintu bakora bibi. Mwene data, Imana yo mu ijuru yarimbuye Sodomu na Gomora, yaraharimbuye kubera ko abagabo ku bagabo bararyamana, mbese bakora ibintu bibi, bakora ibyaha biteye ubwoba.
ibyaha Sodomu na Gomora bakoze nibyo byatumye Imana irimbura Sodomu na Gomora. Rero mwene data, iyi ni imburi ikujeho kugira ngo Imana ntizikurimbure. Imana ishobora gukata imyaka yawe yo kubaho kubera ibyo uri murakora, kandi waraburiwe ntunabihagarike ukabandanya ubikora. Imana irashobora gutuma urupfu giturumbuka rukakwica, cyangwa se Imana ikagukubita uburwayi budakira kubera ko wanze kumva yamara waraburiwe. Icyo nakubwira rero mwene data, nurekeraho. Niba utarubizi ko ari icyaha, rekeraho, ni icyaha. Yesu nashimwe. Zino nyigisho nahora ndazicishamo ndimo ndavuga ubutumwa, ariko uyu munsi byabaye byiza ko ndababwira byonyine kugira ngo mubimenye. Yesu nashimwe cyane. Nimwitandukanye n'ibibi. Yesu nashimwe. Ibintu byose birimo biraza biva ikuzimu. Biva ikuzimu mwene data uri muranyumviriza. Satani yinjije ibintu bibi mu rugo rw'abantu, mu bantu bubakanye. Satani agatuma abantu bubakanye bakora imibonano mpuzabitsina ahatariho, yamara bavuga ngo niho, ariko atariho. Imana yaremye inzira imwe yonyine mukwiye kubonaniramo. Iyo nzira murayizi, ntabwo ndenda kuvuga. Inzira imwe yonyine niyo Imana yaremeye umuntu kugira ngo babonaniremo. Inzira imwe. Rero mwebwe muri ko murishakira izindi nzira, yama izo zindi nzira muri ko murakoresha zavuye kwa Satani, ntabwo zavuye ku Mana. Mwene data, gusa iyi ni imburi ikujeho. Uri n'ugutwi niyumve ico Umwuka bw'ishengero, uri n'ugutwi by'ukuri niyumve maze ahinduke rwose, kugira ngo Umwami Yesu niyaza azasange yiteguye, umwenda we wera derere, atamwanda uriho. Yesu nashimwe cyane. Mwene data urimo uranyumviriza, urashobora kuba utari bwumve ino video cyangwa ino audio. Ndakwinginze, nimba ubikora cyangwa se wahora ubikora, ntiwihane by'ukuri wakoze ibintu bitari byo. Yesu nabahumugisha. Ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana ngo mushayiringe iyo video kugira ngo n'abandi babimenye, maze bave mu nzira zabo mbi kubera ko barazimiye. Yesu nabahumugisha. Dusenga Imana. Wewe nimba uzi ko ushaka kubireka, tugiye gusenga. Wewe nimba uzi ko wabiretse ariko utarihana, tugiye gusenga. Aho uri hose upfukame kugira ngo dusenge, hanyuma amaraso ya Yesu Kristo akweze, akubabarire, kubera ko abantu bafite imyanda nk'iyo nta juru bafite. Nimwitegurire Umwami Yesu, nimwitegurire ukuza kwa Yesu Kristo, kubera ko Umwami Yesu araje guhemba no guhana. Mwene data, Umwami Yesu aje guhemba no guhana. Nimuve mu nzira zanyu mbi maze mugarukire Umwami Yesu. Dusenga Imana. Data, ndi imbere yawe ndagushima ko aya magambo uhaye abantu bawe. Mana, ndazanye imbere ya bano bene data bashaka kwihana. Ndakwinginze Yesu Kristo weze abantu bawe, ubogeshe amaraso wavira ku musaraba imitima yabo. Mwami Yesu uyeze data ibyaha byose bagukoreye, maze ubavanemo mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Mwami Yesu amazina yabo uyandike muri cya gitabo cy'ubugingo data, maze ubafute mu gitabo cyo kurimbuka. Data twese urakoze Mwami Yesu. Mwami ndakwinginze Umwuka wera amanuke, maze data aherekeza no magambo, maze agira akamaro mu mitima y'abantu, ahindura ubwoko bwawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana yo mu ijuru nibahumugisha bene data.